Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifuze kugubwa neza aho muri hose inshuti bakunzi ba The Agent TV mu nce zigiye zitandukanye z'u Rwanda cyangwa se z'igihugu cyacu aba mu majyepfo yaba mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mwese ndabashuje cyane kandi ndabishimiye. Rero nshimishijwe n'ukuntu mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, ukuntu mudahwema kudushyigikira. Rero reka manza gushimira wowe wakanze subscribe kuri channel yacu, hanyuma ugakanda like ndetse ugatanga na comment ku biganiro byacu tugenda dukora buri munsi. Rero ndagushimiye cyane kandi Imana nikomeze kuguha umugisha kandi maze kukubwira ati nawe ukurikiye iki kiganiro cyangwa se inkuru ukaba kandi subscribe hanyuma nurangiza ukanda akazogera visa notification kugira ngo ubone video zacu zose uko zica kuri YouTube channel yacu. Rero mukomeje kubana nanjye Jean Timano kuri The Agent TV. Uyu munsi dufite inkuru nziza cyane kandi imeze neza nk'ibisanzwe, murabizi ko tubagira inkuru zimeze neza kandi zibabereye. Iyi nkuru rero twanyarukiye mu gihugu cya South Sudan, ese Sudan y'Amajyepfo niho twabonye inkuru, muragenda mubibona muri iyi foto twabashireho. Rero kugira ngo udacikwa utarakanda subscribe bikore vuba wihuta kugira ngo dutangire ikiganiro washoje gukanda subscribe nta kintu wishinjemo wakanze like no kuri video. Reka mbaye kaza mu kiganiro cyacu. Rero ndagushimiye cyane wowe wumvishe tukivuga ati reka mite nkanda subscribe koko birakwiye kandi biratunganye. Rero uyu munsi dufite inkuru y'abantu barebare cyane bareshya, subwo bareshya gutada umuntu muremure uzi rwose ubaho n'uyu nguyu uri kureba muri iyi foto, kuko niho hano twatembereye turatangaye cyane uko twabahagaze iruhande tubona twabaye ubwana buto cyane uko naho mwabonye mu mafoto ahari. Uwo mukobwa urabona ko ni umukobwa muremure cyane ubwo aragakarana ko ariko mwabonye ko ni muremure cyane ndetse n'uwo musore barenze gukamera uko buriye mu ntebe. Ibyo ni bitangaza bigenda bigaragara mu bihugu bya Afurika bitari bizwi. Iki gihugu twasanze icyo gihugu gifite abantu barebare cyane muri Afurika ni Sudan y'Amajyepfo, kandi nk'uko mubona ayo mafoto abo basore babiri b'abahungu bakaba bafite imyaka 17 na baravukana, ariko areba uburyo bareshya baranga nk'igiti cy'umugesera, ariko ntago dushatse kuba tukakeka bavuga nabi, gusa murabona ko nibo abantu barebare bahari. Rero uyu munsi tubafitiye inkuru yo guturuka muri Sudan y'Amajyepfo. Reka mbifurize kugira ngo mube mu kiganiro kandi muhabe muhabaye, kandi nawe utaza gucikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi ducisha kuri YouTube channel yacu, ukande subscribe hanyuma ukandi n'akazogera kugira ngo ubone ibiganiro byacu byose uko bica kuri YouTube channel yacu. Rero aba basore nabo muri South Sudan bafite imyaka 17 ndetse murabona no mukobwa w'igikara cyiza cyane muri Sudan y'Amajyepfo, gusa ni muremure. Rero ibi byadutangaje ubwo twageraga tukabona ntago bari kujya muri kamera, ko twafotoraga tukabona rwose kamera ntago iri kwafata bitewe n'uburebure, aho mubona ko byabaye ngombwa ko gufotora uwo musore wambaye isengeri nk'umukinnyi byabaye ngombwa ko burira mu ntebe kugira ngo bamufate neza. Ese rero ibyo bikaba biri mu bintu byadutangaje cyane tukigera muri iki gihugu cya Sudan y'Amajyepfo, tukibaza ese bimeze bite, se bano bantu bareshya gutya ibyabo bimeze bite? Byadutangaje cyane ndetse bidutera kwibaza ibibazo byinshi cyane. nk'uko tubizi abantu barebare ku isi ntago baturuka muri Afurika gusa, twamaze kubona turavuga ati burya baribeshya, ntago ubushakashatsi buhagije baba barakoze. Rero twatemberaga muri iki gihugu byaje kuba byagatangaza cyane. Twagerageje gukora ubushakashatsi bugiye butandukanye kuri ibi ngibi, duza gusanga rwose muri Sudan y'Amajyepfo no hantu haturuka abantu barebare cyane ku isi kurusha abandi. nk'uko mubibona aba basore b'imyaka 17 b'abavandimwe bareshya gutyo, wakwibaza se bazajya mu kigero cyacu bangana bate cyangwa se bareshya bate? Rero ibi ni ibintu byo kwibazaho kandi biteye amatsiko cyane. Rero reka nkwifuriza gukomeza ukurikirana gahunda za The Agent TV nk'ibisanzwe. Rero reka dukomeze ikiganiro cyacu ni inkuru yo muri South Sudan cyangwa se muri Sudan y'Amajyepfo y'aba basore babiri barebare ndetse uyu mukobwa n'uyu mukinnyi, gusa muri rusange ni abaturage bo muri iki gihugu. Rero nk'uko mubizi ubushakashatsi burakorwa kandi bukorwa mu buryo bugiye butandukanye. nk'uko mubizi Afrimax hari umusore uherutse gusura wo muri Tanzania muremure cyane, bigaragara ko ni umusore ufite umubiri kandi ni muremure, ndetse mu binyamakuru hari nabo bajya batugaragariza ko aribo barebare cyane ku isi, gusa ni abazungu ntabwo ari abanyafurika, ariko byaje kugaragara ko ubwo bushakashatsi ni ubwa kera ntabwo ari ubw'ubu ngubu. Rero bikaba byamaze kugaragara ko
muri Sudani y'Amajyepfo ariho haturutse abo bagabo barebare cyangwa se abantu barebare muri Afurika cyangwa se no ku isi muri rusange. Rero ibi ngibi byagaragaye mu bushakashatsi bwakozwe ndetse no mu butembere bwakozwe tujya kureba abantu muri hanganira kuba mwabonye amafoto gusa nta video gusa, nabyo biraza mu minsi mike cyane. Byose n'ubufatanye bwanyu, wowe kandi subscribe ujya wirebera inkuru zacu zose dushiraho. Rero ko ubwo bufatanye bwanyu nibwo bugenda butugaragaza ko turi kumwe, niyo mpamvu natwe tugomba kugenda tubakora ibintu bibanogeye kandi byiza cyane. Rero ubwo twabonaga gutya byaje kudutangaza, turavuga ngo ntago aya makuru twayihererana, tugomba kuyageza kuba dukurikirana umunsi ku munsi kandi isaha ku isaha. Rero ndagushimiye cyane wowe wafashe umwanya wawe ugakurikira iki kiganiro. Rero nkikomeza ndagushimira wowe wakanze like kuri video ndetse ukaba ugiye gutanga na comment, ukaba ugiye gukora amashare atandukanye, ndetse ngushimira wowe wakanze subscribe kera ukaba ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu uko tubishiraho umunsi ku munsi ndetse isaha ku isaha. Ngushimiye cyane wowe wagiye usharinga ibiganiro byacu ukabigeza kure cyane hashoboka kugira ngo bijye bubonwa n'abandi benshi cyane. Rero nawe wakurikiye inkuru ukaba utakanda subscribe rwose winenge uko ntago ari igikorwa cy'ubugabo, ahubwo icy'ubugabo ni iki ngiki. Wowe kanda subscribe kuri iryo bara ritukura, numara gukanda subscribe uhite ukanda akazugira bivuze notification kugira ngo ujye ubona inkuru zacu zose uko tuzishyiraho umunsi ku munsi. Ibyo byose nubirangiza uze gukanda kuri like kuri video ndetse utange na comment yuko ubyumva ndetse n'igitekerezo watanga kuri The Agent TV cyangwa se ubutumwa wabaha. Ibi byose rero mugenda mubikurikirana kuri The Agent TV. Umunyamakuru muri kumwe nta wundi ni Gentimano nk'ibisanzwe ubagezaho amakuru ya buri munsi kandi ari updates, ari trend mu gihugu, muri Afurika ndetse ku isi muri rusange. Rero hagati aho reka nkomeza kuvuga ngo nawe ukomeza kunogerwa n'ibirori byawe cyangwa se ubukwe, tugufitiye cake nziza cyane ndetse zidahenze ku giciro gihendutse. Udushaka urajya muri about hanyuma urebe nimero zacu ubashe kuba tuvugisha nka The Agent TV, tuzatukugezaho cake zawe ukeneye kandi tuzikugezaho neza. Rero ndabashimiye cyane mwakurikirana iki kiganiro ya Gentimano kuri The Agent TV.